Eh, murakoze cyane. Nanone mbahaye ikaze rero tugiye kureba noneho ingingo yo kuwa mbere mu cyigisho cya mbere kivuga ngo Pawulo n'Abanyefeso. Ibuka ko kandi turi kwiga icyigisho cyangwa se icyigisho muri rusange cy'ikigembwe kivuga ngo Abefeso. Rero Pawulo hano bagiye kutubwira ubutumwa abukora muri Efeso uko byari bimeze cyangwa se uko byamugendekeye. Rero ingingo yo kuwa mbere bavuga ngo Pawulo umubwirizabutumwa muri Efeso. Hano rero badutangije isomo riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 21 ndetse tuba turi ku murongo wa 18. Umurongo wa 18 rero aya magambo aravuga ngo titire y'amagambo aravuga ngo Pawulo asubira muri Antiyokiya. Nuko hanyuma y'ibyo Pawulo amarayo iyindi minsi myinshi maze asezera kuri bene data atsikirayo arambuka ajya i Siriya. Prisikila na Akila bajyana nawe amaze kwiyogosheshereza i Kenkiriya, kuko yari yarahize umuhigo bagera muri Efeso babandi abasigaye. Nuko yinjira mu isinagogi ajya impaka n'Abayuda, bamwingingira gutinda y'iyindi minsi ariko ntiyabakundira, ahubwo abasezeraho arababwira ati nzagaruka ubundi Imana nibishaka. Atsikiraho ava muri Efeso. Ahangaha rero batubaje ngo niki Pawulo yakoze ubwo yasuraga Abefeso ku nshuro ya mbere ku iherezo ry'urugendo rwe rwa kabiri rw'ibwirizabutumwa. Ahangaha turabireba mu masomo akurikiyeho. Ahangaha rero batangira batubwira muri make itorero ryo muri Efeso cyangwa se umujyi wo muri Efeso ukuntu wari uteye. Batubwira ko ari umujyi wari uteyemo nibura abantu 250 muri icyo gihe. Rero wari umurwa mukuru wo muri iyo ntara ya Aziya Nto, ndetse abantu benshi cyane bakaba bakundaga kuhagera bahasura kubera ko hari isantere cyangwa se hari ku mwaro ahantu amato yatsikiraga ajya gucuruza ndetse no kujyana ibintu bitandukanye muri uwo mujyi. Ahangaha rero nk'umujyi w'icyambu aharukiraga ibicuruzwa byaga bivuye mu bindi bice by'isi. Efeso yari ihuriro ry'inzira zikomeye cyane. Nubwo muri uwo mujyi abantu basengaga imana nyinshi, Arutemi nk'ikigirwamanakazi cyarindaga uwo mujyi niyo yari imana ikomeye kuruta izindi. Kuramya icyo kigirwamana nibyo byibandwagaho cyane mu birori bya rubanda, hakibandwa nanone no ku mikino y'amarushanwa n'iminsi mikuru ngarukamwaka. Rero hari ikigirwamana cyitwa Dayana. Soma aho wakibona mu byakozwe mu gice cya 19 umurongo wa 24 n'uwa 35. Nyuma yaho rero Pawulo yasubiye muri Efeso mu rugendo rwe rwa gatatu rw'ibwirizabutumwa, maze agumayo mu gihe kingana n'imyaka 3. Iyo ntumwa yamaze muri Efeso igihe gifatika ngo ibafashe, kandi yari afite intego yo kuruhashinga ubukristo bugakomera. Tubona ko rero Pawulo yari afite umugambi mwiza kuko yari ahawe inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo mu banyamahanga ndetse ahereye muri Efeso. Ahangaha rero bagaye irindi somo riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 13 kugera ku wa 24 bitewe n'igihe dufite. Ahangaha uze kuryirebera, ariko hano bari kutubwira ngo niki cyabaye kidasanzwe cyatumye kubaha umwami Yesu gukorera muri Efeso. Ahangaha rero tuhabona igitekerezo cy'abantu babwirizaga ubutumwa bwa Yesu Kristo, nyamara ntabwo bari bamusobanukiwe, ahubwo babwirizaga baravuga ati turakurukanye dayimoni mu izina ry'uwo Pawulo avuga. Nawe uwo Yesu bari kuvuga ntabwo bari bamuzi. Ariko icyatangaje abantu benshi ni uko uwo muntu bagiye kwirukana dayimoni mu muntu, barangije bamumwirukanye bavuga nk'uko muri ayo magambo mvuze haruguru. Nuko dayimoni arababaza ati mbese Yesu ko muzi n'uwo Pawulo nkaba mumenye, mwebwe uwo muvuga ninde? Cyangwa se uwo Yesu muvuga muramuzi cyangwa ninde? Nuko icyababayeho rero uwo muntu ngo wari urimo dayimoni yarabasimbukiye arabarwanya cyane, arangije arabatsinda ndetse babasha kumuhunga bariruka. Ahangaha byagaragaje rero ko ubwo butumwa bari bafite batari bazi icyo busobanuye. Nyamara inyuma yaho Pawulo amaze kuhagera, amaze kubasobanurira neza ibya Yesu, bamaze kubonekerwa n'imbaraga ya Yesu Kristo ikiza, babashije kugira kwihana ndetse n'abandi bamenya ko uwo Pawulo avuga cyangwa se uwo Yesu Pawulo yamamaza afite imbaraga ndetse ari n'umwami w'abantu. Rero Luka hano avuga iby'inkuru idasanzwe y'abahungu 7 b'inzererezi b'Abayuda birukankaga abadayimoni muri uwo mujyi. Kuvangavanga izina rya Yesu n'irya Pawulo mu magambo yabo bigaragaza ko kwari ukwiyegerezaho kuyobya abantu muri uko kwirukana abadayimoni. Igihe inkuru y'ibyabayeho yari imaze gukwira mu bice by'uwo mujyi, bose batewe n'ubwoba kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Ibyabaye nanone hari icyo byakoze kuba bari barangije guhinduka abizera. Hari
abatwitse ibitabo byabo by'ubukonikoni bufite igiciro cyinshi. Rero imbere ya rubanda agaciro k'ibyo kabyo kari ibice by'ifeza 50,000, nk'uko twabonye mu bikozwe n'igice cya 19:19, hamwe n'abandi bantu benshi bari batuye muri uwo mujyi. Abizera bizeye yuko kuramya Yesu bidakwiriye gupfobya no kuvangwa no kuramya ikindi kintu cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Aha ngaha rero tubonye ko bariya bashatse kuvuga izina rya Yesu batabirimo cyangwa se batamusobanukiwe neza, umudayimoni cyangwa se yarabarwanije abasha kubatsinda. Ariko nyuma y'aho Pawulo yamaze kubigishiriza neza iby'inkuru ya Yesu, baramusobanukiwe ndetse umwuka wera arabasanga, babasha kubona imbaraga ya nyayo yo Yesu atanga, ariyo mwuka wera. Rero reka ahangaha buri wese yibaze iki kibazo gishoboka kiri gusoza ingingo kibaza ngo gutwika ibitabo byabo byari bisobanuye iki? Nubwo byabasabye kwigomwa byinshi, ni iki ibyo bivuze ku bijyanye no kwiyegurira umwami Imana mu buryo bwuzuye? Ahangaha buri wese agitekerezeho, ariko mu gihe twiyeguriye Yesu Kristo dukwiye kureka byose, iby'ubukonikoni, iby'ubupfumu, iby'ubupagani, tukabisiga tugasanga Yesu uko turi aratwakira kandi abasha kudukiza imitwaro yacu yose mu izina rya Yesu. Rero video ikurikira turareba ingingo yo kuwa kabiri. Ntimucike kandi Uwiteka abagirire neza.